Yes, hello my people, banyarwandakazi, namwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri Day by Day News. Nongeye kubaha ikaze, nongeye kubifuriza ibihe byiza, nongeye kubifuriza weekend nziza kabisa. Tunashimira Imana iba yaraturinze mu minsi 5 ibitambutse, ubu kabisa tukaba turimo tugera mu mpera z'icyumweru. Nongera gushimira mwebwe mwese mukomeje kutwereka support, mwese mukomeje kudukurikirana muri ahantu hagiye atandukanye, yaba bari mu Rwanda kabisa, abari mu bihugu by'abaturanyi, abari mu bihugu bya Aziya ndetse n'Uburayi. Mwese nongeye kubaha ikaze, ntibagiwe bashuti bacu ba muri groupe zigiye zitandukanye za diaspora kabisa, aho muherereye hose mbifurije ibihe byiza. Yaba mwebwe kabisa muri diaspora of England, muri diaspora of China, mwese muri ahagiye hatandukanye muri groupe z'aba diaspora, ariko mukaba muri abanyarwanda ndetse no mu bindi bihugu, mwese nongeye kubifuriza ibihe byiza. Nongeye kubifuriza kabisa umugisha uturuka ku Mana ngo ukomeze kubana namwe kabisa. The blessing of Lord be with you in your all memory. Ngaye nguko rero reka tugende turebera hamwe ese iyi weekend byifashe bite. Iyi weekend yo noneho ibiri kuvugwamo nibiki. Iyi weekend dore ko amakuru yo ni menshi. Iyi weekend ibiri kuvugwamo nagahumunwa nagaterera nzambe, ariko nanabibutsa ko mu kanya ekipe ya Rayon Sport na ekipe ya APR kuri stade Amahoro kabisa hariya ruraba rwambikanye. Ngaye nguko rero reka twikomereze nandi makuru abari kugenda acara, dore ko amakuru mbazaniye nonaha na makuru mvuga ko ari mabi cyane, na makuru mvuga ko ari amakuru ateye intimba n'agahinda, kandi dore ko tumaze iminsi tubivuga, ariko abaresise cyangwa abarimu bari kugenda badutenguha, ntabwo bari kugenda kabisa. Ahari wenda ntabwo bakurikira ibiganiro biba bica ku mbuga nkoranyambaga se cyangwa n'ahandi hose, dore ko muri rusange n'abayobozi bagiye bakebura abarimu, ariko muri iyi minsi mu by'ukuri abarezi ntabwo bari kubyitaho. Uti byagenze gute rero? Reka dutangirire hariya mu karere ka Ngoma, umurenge wa Mugesera, mu kigo cya GS Kibare. Aha niho aya mabara yaje kuba abera. Muri kubibona muri screen, mukabonamo kabisa abantu bagiye batandukanye, ariko mu by'ukuri mugahita mubonamo n'umubyeyi cyangwa se umumama wicaye imbere y'idishe y'ibiryo. Nimvuga idishe murahita mubimenya, mukabona afite n'urupapuro n'ikaramu. Ese mukavuga ngo ko imbere ye hateretse ibiryo, byaba byagenze gute cyangwa se byaba byifashe gute? Ubundi ko umubyeyi nk'uyu nguyu kumutereka imbere ibiryo ubundi ukamufotora byaba ari ibintu bisebetse cyane, ariko ugiye kumva iyi nkuru uratangazwa n'ibyo uyu mubyeyi yabaye akora. Dore ko uyu mubyeyi yigisha mu kigo cya GS Kibare, yigishaga mu mwaka wa mbere, ibyo bakunze kwita P1. Abaduhaye amakuru banatubwiye ko yigishaga mu wa mbere A cyangwa se P1A, akaba ariho yaba yigishaga kabisa. Uyu mubyeyi rero akaba yitwa Nawera Marie Claire, dore ko abantu benshi bagiye bavuga ngo izina ni ry'umuntu, ariko mu by'ukuri nanone ibyo si byo, kubera ko nyine buriya amazina baho, ariko izina bajya bavuga ngo izina ni ry'umuntu, ariko nanone buriya nawe uhita aciraho iteka uwo Imana itavumye kabisa. Uyu mubyeyi rero yaje kuba akora amahano. Uyu mubyeyi aza gufatwa yibye ibiryo bihiye cyangwa se ibiryo bitetse. Murabizi ko ku ishuri muri iyi minsi igihugu cyacu cy'u Rwanda mu kwagura uburere ndetse n'uburezi muri rusange, kugira ngo abana babyiruke neza bafite uburere ndetse n'ubuhanga, bashyizeho gahunda yo kujya barira ku ishuri. Dore ko abana bamwe na bamwe, nako hafi 90% abana wasangaga baravuye mu ishuri kubera ikibazo cy'ubukene. Ugasanga
ugasanga abana bavuye mu ishuri kubera ibibazo by'inzara, ariko ubu ngubu dushimira leta yacu y'u Rwanda idahwema kutureberera no kutugezaho ibyiza. Yasanze ibyo bintu kabisa bigoye abanyarwanda bamwe na bamwe, ugasanga nyine harimo abana batagira amahirwe, batagira iyo chance yo kuba bajya ku ishuri nk'abandi kubera icyo kibazo cy'inzara. Uyu mubyeyi rero yagize atya, afatanwa idishe nk'uko muri kubibona. Murabizi ko kera wenda abigaga, murabizi ko twebwe ibiryo byabaga biri mu tubase ariho babiteguriye, ariko uri kubona ko ahangaha ari mu kintu kimeze nk'igisafuriya. Basanga rero ibi biryo yabihishe, ariko mu by'ukuri uyu mubyeyi si ubwa mbere yarakoze aya manyanga yo kwiba ibiryo bihiye, ngo kubera ko yabyibaga agahita abicyura ubundi akabisangira n'umuryango we. Mu by'ukuri rero ati ibi bintu byaje kuba byavumburwa gute, cyangwa se aya makuru yaje kuba yajya hanze gute? Abanyeshuri nk'uko tubikesha aba baduhaye aya makuru, batuye hariya muri Mugesera n'umurenge, bavuze ko abana batangiye kujya bataha bitotomba, abana batangiye kujya bavuga ko rwose ku ishuri nta kigenda, babakuriraho gahunda yo kujya biga, harimo abiga igitondo n'ikigoroba. Uri kumva rero ko hari ababa basigaye ku ishuri kabisa, nyine kubera ko barira ku ishuri ntibirirwe bataha. Ariko noneho mu gutaha mu masaha ya nimugoroba, kwa kundi abana baba batashye, bakagenda babwira ababyeyi ko inzara imaze kubagera ahabi, ko batakirya, ko batagikora ku munwa, ko basigaye bajya kurya bakarura irushe imwe, aho kumbi nyine harimo abarezi cyangwa se abarimu babaga bagiye bagafata aya madishe y'ibiryo bakagenda bakayahisha. Mu by'ukuri rero nubwo ari uyu wabaye igitambo akaba yafashwe, ntago ari we wenyine wakoraga ibi bintu, si we wenyine wibaga ibiryo, kuko uri kumva nimba we yacyuraga idishe imwe ugasanga abana babwiriwe, uri kumva ko yaba atari uyu umwarimu umwe, ntago yaba ari uyu nguyu na Wera Marie Claire. Nanze kumubereka neza mu maso neza cyane, kugira ngo kubera ko uri kumva iki kintu ni igisebo, kandi nk'umubyeyi nyine agomba kwisubiraho, dore ko uyu mubyeyi yaje kuba anemera icyaha imbere y'abayobozi, yemera icyaha kandi agisabira imbabazi. Umuyobozi rero w'iki kigo Dogiteri yaje kuba ahamagarwa neza cyane, aramubwira ati bwana Dogiteri, ugomba kwita ku bibazo by'abanyeshuri bimaze iminsi bivugwa aho ngaho, ukagenzura neza koko ukareba ko ibyo biryo by'abanyeshuri bitari kwibwa. Niko rero Dogiteri yaje nawe kuba akoresha ubuhanga bwe, uri kumva kujya kuba Dogiteri kabisa, hari ubu maze kuba mature enough, kandi hari experience ufite urusha abarimu. Yaje rero kugira atya mu masaha ya nimugoroba, kwa kundi abarimu baba basoje kwigisha, abana barimo bataha mu masaha ya 10:30, 11:00. Dogiteri w'iki kigo cya Kibare, GS Kibare 1, yaje kuba yikoza hariya kabisa muri sale y'abarimu, agenda afungura utubati tw'abarimu agira ngo arebe se koko ibi bintu bibaho, ese ibi bintu birashoboka, cyangwa se n'abashaka guharabika abarezi bo muri iki kigo. Ariko mu kugenda agenzura, yagiye afungura utubati tw'abantu bagiye batandukanye, utubati aratuzenguruka. Kera kabaye rero agwa ku kabati kana Wera Marie Claire, ari we waje kuba asanganwa ibi biryo. Abagezemo rero asanga ibivugwa n'ukuri, nawe ahita yifata ku munwa, buri uko abigenza, abanza kugira ngo mu by'ukuri ngari kubonekerwa, ngo abanza kugira ngo ni ibintu cyangwa se bari kumubeshyera, ubundi agaruye ubwenge ku gihe asanga nibyo. Uyu mubyeyi rero yahise ashyikirizwa ubuyobozi bw'ubutabera, ubundi yemera icyaha, avuga ko yaramaze kwiba ibiryo inshuro zisaga 4, ariko nyine ku nshuro ya 4 akaba yafashwe, akaba yemeye icyaha, akemera gusaba imbabazi, akavuga ati rwose ndemera ko nibye ibiryo, ariko ntibizongera ukundi, habe no kongera, kandi ngiye kubyirinda, kandi n'abandi babikoraga mu by'ukuri mbagiriye inama mu bireke, kuko ari ibintu bibi kandi byangiza isura y'abarimu ndetse n'abarezi muri rusange.
muri kumva rero iby'iyi minsi abarimu bari gukora, dore ko no mu nkuru mperuka kubaha mwabonye abarezi bari kugenda bitwara nabi cyane, basambanya abana, abagurisha ibiryo by'abanyeshuri, none bigezwe n'aho kubicyura bihiye. Muri kumva ko uburezi buri kugenda bukendera kabisa. Ngaho nguko rero mwari kumwe na Rinco imfura muri rubanda, ndabakunda cyane. Dusubire mu kanya mu yandi makuru, dore ko ibiba biri kuvugwa ari byinshi. Twongere tubonane mu kanya, ndabakunda. Ciao ciao.